Hello my beautiful people, nizere ko mumeze neza. Natwe turi tumeze neza, turashima Imana. N'abatameze neza mwese tubasabira kuri Nyagasani mumere neza. Mwisi niko bigenda, uyu munsi umuntu aba ameze neza, ejo akaba atameze neza, uyu munsi ibintu bikaba bigenda neza, ejo bikaba bitagenda neza. Ariko abatameze neza mwese tubasabira kuri Nyagasani mumere neza kandi Imana iborohereze. Bahaye ikaze mwese rero, mwiyumvemo ikaze inshuti zanjye, abakunzi banjye mwese mwiyumvemo ikaze, abantu mwese mudahwema kunkurikira, abantu mwese mudahwema kumbwira ko munkunda, abantu mwese muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abari mu bice bitandukanye by'ibihugu by'abaturanyi, abari mu bice bitandukanye mu Burundi, abari mu bice bitandukanye Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'abakongomani bumva ikinyarwanda mwese, abantu mwese muri Afrika bumva ikinyarwanda mbahaye ikaze, n'abari muri diaspora zitandukanye ariko mwese mwumva ikinyarwanda mbahaye ikaze, mwese mwiyumvemo ikaze rwose. Abantu mwese mwakoze subscribe mwese mbahaye ikaze, n'abatarayikora mbahaye ikaze, ariko please mukande subscribe, like, comment and share kugira ngo tujye tugabana mu biganiro byacu bya buri munsi kandi ntibikabacike. Mwese rero mbahaye ikaze, twongeye twagarutse ngo twiganire kuri filme yacu y'umusore w'umumiliyoneri cyangwa se umukire w'umumiliyoneri wemeye gusiga icyubahiro, wemeye gusiga company, wemeye gusiga amafaranga n'ubutunzi bwiwe aza gukora akazi gaciriritse ko mu rugo kubera urukundo. Yakunze umwana w'umukobwa kandi abona nta kindi kizamugezaho usibye kujya imbere yiwe yicishije bugufi, kuko yarerebye abona ntabwo yagenda murata amafaranga, asanga uwo mukobwa ni umukobwa uturuka mu muryango mwiza w'icyubahiro, ikibazo kitari amafaranga. Rero abona kugenda yicishije bugufi cyane imbere y'uwo mukobwa nibwo azabasha gutsindira urukundo rwiwe. Kano kanya rero nagarutse ngo turebe muri tumwe mu duce twagize episode yacu ya 20, twongere turebere hamwe bimwe mu byayiranze. Ngira ngo twabibonye ko hagati ya Lisa na Cedric n'ubu ngubu kugeza na n'ubu ntago bari gucana uwaka, nta uri kuvugisha undi. Twabibonye yuko Kami yicaranye na Dani amubwiza ukuri ukuntu nyine uriya mugore yaje kumureba kukaza amubwira yuko musaza wamutwitiye, ariko atari guhitaho ubukanga bibwira Lisa cyangwa se ngo bibwire Dani, kandi nawe nta bimenyetso abifiteho. Twabibonye rero Cedric akiva gushwana na Lisa yahise aza kuri company kureba mushiki we, aramubwira ati nzakora iki koko, nzabigenze gute mu by'ukuri, ati ngiye kujya kureba uriya mukobwa watinyutse kuza kumbeshyera yuko antwitiye, atwita umwana wanjye. Kamata ariko ubundi wowe warasaze, ati ubwo se ugiye kwitora ugende ugiye kureba ngo uriya mukobwa, ati ndabizi neza niba koko umwana ari uwawe azaza kukwihigira, icara hasi, ntabwo umwana yaba ari uwawe ngo bari ujya kumushaka, azaza kukwihigira. Nimba atari uwawe ufite ikihe kibazo, wakwicaye hasi ugatuza. Twabibonye ko Cedric yagiye ajya kureba uriya mukobwa kandi Kami yari yamubujije, ariko mu kugerayo yakomanze habura umuntu n'umwe umukingurira, ndetse yanahamagaye wa mumama mukuru wa Aria, amuhamagara kuri telefone asanga nimero yiwe ni compose, kandi twibukiranye yuko niyo ahamagaye nimero ya Aria nabwo asanga nimero yabo ari compose. Cedric rero nta muntu n'umwe yigize abonayo, yakomanza buri umuntu n'umwe umukingurira, ndetse nimero y'uwo mubyeyi nawe ariwe mukuru wa Aria nawe ntabwo yigize amwitaba. Twabibonye rero Gihozo wacu nawe yicaza Lisa, yamubwira ati Kalisa, ati koresha mu mutwe hawe, koresha ubwenge bwawe utekereze neza, ese mu by'ukuri urabona iriya nda y'uriya mugore, uriya mugore inda yiwe urabona ari inda ntoye cyangwa ni inda y'imvutsi? Ati bitekerezeho, ati se ubu ngubu Cedric mu gihe twari twaramubuze haciyemo amezi angahe ku buryo yaba arateye umuntu inda, iyo nda ikaba yenda kuvuka, tiko nzi ko indi ivukira amezi 9, kandi Cedric kuva yagenda ko ayo mezi 9 ataciyemo, ati mu by'ukuri ubwiyo nda y'uwo muntu yaba ko kari ya Cedric. Ati koresha ubwenge bwawe, ntukategereze ko nguha ibitekerezo byanjye.
Gihozo wacu no mu bikabyo byinshi cyane rwose. Ati ikindi tireba Cedric yabaga ahangaha, urabizi ko nta hantu yajyaga ajya, no gusenga urabizi yasengeraga hano hafi agahita ataha. Ati ahandi hantu yigeze kujya naho mwigeze kujyana, mbese nta hantu Cedric yigeze ajya ngo tuvuge ngo yenda iyo nda yaba yarigeze kuyitera icyo gihe, yenda ubungubu ikabikuza ubungubu akaba uwo muntu aba ari bwaza kurekarama. Ati rero koresha ubwenge bwawe. Ati si ubwo wasanga uriya muntu ari gushaka kubeshyera Cedric, ariho arashaka kumwegekaho iyo nda. Ati kandi wa mutukaguye wageze gute? Arisatiwe atari kugiho tuzi ko ushobora kuba ufite ingingo. Ati baze uriya mukobwa yatumye ntuka Cedric, agatuma amubwira nabi, agatuma nshwana na Cedric, ari ibinyoma ari ukugira ngo amwegekeho iyo nda. Ati mana yanjye we. Ati sha Gihoti cyakora ati ndumva ufite ingingo mu bintu uri kumbwira. Gihoza ati nyine mfite ingingo. Ati ngiye nanabiperereza ngaguha ibimenyetso bifatika kwiriya nda atari ya Cedric rwose. Ati ngiye naguha ibimenyetso. Ati ariko nyine ati witangira gukoresha ibitekerezo byanjye. Ati kubera yuko ati ngiye najya kurega kubw'ibitekerezo byanjye ukoresha. Ati tekereza ibyawe, ukoresha umutwe wawe, wikoresha ibitekerezo byanjye. Ati kwanza kubw'ibitekerezo byanjye nguhaye, tibanza ugire gute, tibanza unyishyure umpa amafaranga. Ati utaza gukoresha ibitekerezo byanjye utanyishyuye. Ati ariko se wegiwe ibintu byose wabigize amafaranga kweli? Atokete ngaho mbwira kode. Ati ndabizi ko usigaye warigize umucuruzi w'amagambo, ngaho mbwira kode nkwishyura. Ngayo nguko rero utwo ni tumwe mu tuntu twaranze season yacu. Ngira ngo twabibonye aho filme yacu yarangiriye, twabibonye neza yuko uriya mukobwa uri kuza abeshyera Cedric katwite. Twabibonye ko filme yarangiye ageze muri company yazinze utuntu twe twose nk'umuntu ko kuje afite gahunda yo kwimukira aho ngaho, atazigira agira gute, atazigira yongera kwimuka. Yinjiye muri company ahamagara Cedric. Naho ngaho season yacu umunsi yarangiriye. Ngira ngo utwo ni tumwe mu duce twaranze filme yacu y'uyu munsi. Ngaho rero mukomeze muryoherwe na filme yacu. Uze muri comment umbwire uko filme umaze kuyakira no kuyireba, umbwire uko wayibonye, umbwire nuko utegereje episode ya 21, umbwire uko wumva uyifitiye amatsiko. Bye, ciao.